atarya tamwe byamara agahamagara tukamusengera n'ibitambo hafi kugira ngo Imana ikore ibitangaza kuko umuvumo muriho urupfu muriho karande muriho ubukene muriho mariage ntizakunda niba uri umugore urugo ruragucitse niba uri umugabo urugo ruragucitse niba ukora akazi karagucitse niba barushinga ibyo nundi ubyumviyeho icyo bisobanura kuko wapfuye se arakora numva ko bakukuye ku kazi none se wapfuye aramuha ngo uze ku meza urye numva se ko wapfuye mu rugo utagifite ijambo mu rugo wishakiye rwawe none se wapfuye hari undi buzima agira numva ko ari ikindi kibazo gikomeye kikujeho numva se ko wapfuye atiga numva ko amashuri ahagaze bivuze ngo ni ikimenyetso cy'ukuri utariho wararangiye nyine muri makeya undi nawe yaratwandikira atubwira ngo yarose we n'umuryango we bose bagiye kujya mu modoka igiye gutwarwa n'umushoferi nyine buriya hari umushoferi urugo ruba rufite ariko agiye gutwarwa n'undi mushoferi utarusanzwe ubatwara kandi agiye kubavana mu karere kamwe akabajyana mu kandi karere bagiye mu bukwe abantu bafite agafanta binywera biga n'ibindi impigi harimo guhigura harimo guhiga no guhigura cyo amaze guhigura yambaye iranyira kuko ngo yaboshywe n'abadayimoni bakomeye ahubwo nahamagaye tumuhora uwo ngo nukumuhora buri nk'iby'abandi undi nawe yigeze kubona yiruka mu ishyamba ahinguka arenze ishyamba ngo abona ngo intambara yabaye agenda arenga hejuru y'inzovu cyambere kurorongotana mu ishyamba bisobanura kutagira ibitambo tumufashe kandi Imana imukize muri byose ukuri mu ruhande rwe buriya rero turacyari mu nzozi ariko tuzabishyira no muri karande ubyibuke umuntu wanjye rero nagenda ashaje nyumvire mbimbikire hafi icyambere ngiye kubwira hari abantu benshi bitiranye ariko nubwo nkavuga ndakavuga ndeba ko ubungi ugiye kumbaza dusoza hari abantu batasobanukirwa icyo bita ko satani yibisezerano ryawe barizi haga abantu bamenya gushinganisha amasezerano Imana yabahaye arasenga ati Imana yaravuze ndagiye ariko ntayashinganisha kandi akibagiza amagambo y'Imana ngo yemwe abibutse Uwiteka mugatuze kugera ubwo azazana amahoro ibihamvuze bino bintu wemera ko abisirayeli bamaze kugwira umugabo witwa Farawo aravuga ati kugwira n'amaboko n'abagabo ategura jenoside y'abasore cyitwa umugabo wese kubera ko satani yari yabonye ko mu rubyaro rw'Abisiraheli harimo inyenyeri izavuka izatwara Abisiraheli mu gihugu cy'iwabo kugenda nungukira ikintu nshaka tuzagikora mu buryo buri simaze kora nkano muri studio simbizi kubyo nakaje gaca ku ruhande abantu babyumva kubera ko satani amenye indizava mwokomeye Yes ndagusuhuje kandi ndagukunda mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti aha ni kumwe bw'abera ministries uhingukiye iki kiganiro niba uri no kugikurikirana hari undi muntu wakidownloadinze oya cyakorewe ku bumwe bw'abera ministries ahubwo nuko kwa kundi nyine ijambo ry'Imana ngomba kugera kuri bose kandi kuri benshi ariko naba tubwiye ngo badownloadinge kuko hari igihe uzadownloadinga tukabona intego ntaguhuje n'iyacu kugira ngo tatwandurize izina nkago wa copyright musho zabinyemerera ariko zabyemera okay ntuje rero abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda ubwo ni intara eshanu kuba ni intara y'amajyepfo amajyaruguru basirazuba n'iburengerazuba umujyi wa Kigali suhuje abantu twita ngo cyangwa nibaze twisi twahaye intara ya gatandatu aribo ba diaspora yego Imana y'amahoro barebe neza kandi baho umugisha dusuhuje abantu bakoze subscribe hano ku bumwe bw'abera ministries dusuhuje abantu bajya bareba ikiganiro kagisoza kandi pe bakanatanga na comment Imana y'amahoro baho umugisha dusuhuje abantu bakurikirana mushumbe nyuma ya kamera Imana y'amahoro baho umugisha yongere aho mukura kandi bigega byanyu n'imivure yanyu bihore bisendereye byuzuye yego mwaramutse neza mushumbe mwaramutse cyane kuko niwe mushitsi musangwa ariko mukuru
urakoze ndashimye cyane ndashaka dufatireho noneho twihuse Mana data wa twese turi imbere y'ubwiza turagushimye kudukunda kuko Imana iba mu ruhande rwacu tugushimiye abavandimwe n'inshuti bakurikirana isi yose kuturinda utwambika imbaraga tugirira neza turasabye kugira ngo umwuka wera w'Imana akomeze akora ibitangaza yerekane atugwanira intambara kandi mwami ikintu tugiye gukora gifasha abantu benshi kandi ababoshwe bose babahoke kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen. uyu munsi rero ngiye kwinjira mu nzozi yego wazizanye na emva nzanye inzozi 56 nazo zirakunda subwo ntago zirakunda ko turaza dusobanura kankubaza inzozi basi 15 abantu ushaka mbaze n'ijana ariko ikibazo ibisobanuro byazo ko ngomba gusobanura no kugira umuntu inama naje kureba nsanga gusobanura inzozi zonyine ni byiza ni nko guha umuntu imboga ukamwima ubugari cyangwa ukamuha ubugari ukamwima imboga reka none ndakubaza izishoboka ariko tubone n'ibisobanuro dutange n'inama. Umuntu wa mbere yaratwandikira avuga ati genera intwaye umugore kuri volomoteri nuko mugezi iyo twari tugiye ariko tugezeho volomoteri yanga kugera. Uwo muvandimwe mu buryo bw'umwuka yahishuriwe nuvuga ngo we n'umuryango we imbaraga bafite ubundi velomoteri ntigira moteri ubundi yego nako ntigira ama vitesse sore yego nuvanga igeze ahatera mho mugagenda n'amaguru arahigera nawe ukayisunika uwo muntu we n'urugo rwe ntatera yageze nahira hagarara bivuze ngo burya mu murima mu buzima mu rugo yewe no mu buriri ni velomoteri so Imana namugara ngo hari abadayimoni kwari byo watanye rega bivuga ariko mu kinyabupfura ariko uwo muvandimwe rero tutamubuza izina ko yakwandikira nayibonye comment ko ibyo ubona ndabibona kuri channel ako nyikundo ukunda ko nayikweguriye buri rega ntibamenye icyo bibya bino bintu kugira ngo icyo bihaka nanjye ntacyo nzi cyo nzi kizabyara ariko urumva noneho rero uyu muntu ko burya imoto modoka bisobanura iterambere rigenda ryihuta so velomoteri ntigira vitesse ku musozi yahagarara bisa azamuka yahagarara uwo muvandimwe rero nuvuga ngo iterambere aho bajya ibintu byose Imana mishuye ko dayimoni yamuboshye ku kintu cyose no mu buriri ni velomoteri nubwo nabishoje kandi inama twamugira kuko agomba kureba ko niyo wari utwaye umugore si umugore wari umutwaye uruhare ni rw'umugabo mu gukemura ikibazo yihana ibyaha afite ntarangiza asenga iminsi ibiri abadayimoni bacike by'iteka ryose mu izina rya Yesu. Okay, undi mwene data nawe agira gutya aratwandikira aravuga ati ngewe narose inyahuku injangwe ipusi cyangwa bitewe na kati bitewe nuko ushaka kubyumva wowe dukurikiye ati narose zanzengurutse ariko bambe zikantera inzara ariko simbabare kukisezanize kumutera inzara uragana ko tuzi ko injangwe ari umwaku ari umuvumo ari abarozi ari karande urumva ko birangiye nyine Imana yamwishuriye yuko nubwo aryamye naho yicaye ariko umugambi wa Satani muri nongo zimutera inzara ariko naho ubwo zara muri resari cyafite we ntabizi urugo ntarwo ubuzima ntarwo abantu ntabo nuvuga ngo imbaraga z'abarozi zose bandi baroga ikirere barogesha umwuka barogesha amagambo baramugose kandi nta mbaraga zo gusenga afite zo kwisora iyo njangwe mu buryo bw'uko Imana yamuburiye ngo nasenga asohokemo kuko yatewe inzara afite bwabo mara bw'iki bwaya banjangwe iminizi n'abagiye kubyara nabo deje bagiye kuba affect kuri icyo kintu cyangwa bayabyaye ko ntituzi niba ari umugore cyangwa ari umugabo ariko tunuko ari inzozi mbi akwiye gusenga mu izina rya Yesu. Undi nawe ariko akwiye gusenga ya Mr. Tunda keshi ni kasetani ibiri ariko no kwihana yego. Undi nawe ngo yarose yameze igitsina cya kabiri
biragoye si kanseri kuko umwanya wose uza ku mubiri udakeneye buryo basa nk'aho ari ikindi kibazo. Mu buryo bw'umwuka uyu muntu birasobanura ko atazi gufata ibyemezo mu buzima bwe, ntabwo azi gufata ibyemezo mu kubaho. ushobora ati ncuruza inkweto ati imyenda mu gitondo ngiye mu isabune ati ndabiri. Hari abantu uzabona bafite ukuntu ubona ko atarwana n'ikintu ngo akirangize, ajya kureza aterura iki cyangwa agati usanga umuntu nta mugambi afite. Imana mushure ko nta mugambi afite, ahuzagurika, ntazi gufata umurongo. Nasenge rero yubaha Imana imuyobore uko gutwara ibintu byo mu izina rya Yesu. Uwo gusenga we no gusenga bisanzwe, ariko asaba ko Imana imworiyanta kugira focus. Undi nawe yaratwandikira atubwira ngo ngewe narose ndyamanye n'umukecuru ushaje ku buryo ntabwo yavaga mu burenge, namusanze mu buriri aho yararyamye kandi mbona kigiye mu kandi ari mu masengesho. Uwo mutipe cyangwa uwo muhungu ntabwo afite urwaha rw'urukecuru rwahezaho bwarasenga, ariko icyaha si ubusambanyi gusa, bangasenga ni icyaha kimaze imyaka myinshi ariko kitava kuri we kuko ari umunyantege nke gusa, ahubwo nuko yempozwa n'abadayimoni kuma muri icyo kintu kuba mutanze igitambo cy'icyaha runaka. Ushobora kuba ari icy'ubusambanyi, ushobora kuba ari icy'ubusinzi, ushobora kuba ari icy'ubujura. Nuvuga ngo afite icyaha gihishe kiri kure ko yisangiye umukecuru ushaje cyane yo nuko atatubwiye ko hari icyo apfana nawe ngo mubwire. Nuvuga ngo ni icyaha kizingiye kuri we, cyanatumye haza inyatsi kuri we, cyatumye habara n'amahoro kuri we. Uyu munsi ari imbohe icyo kintu kandi kiramugobereye cyane. Wagomba guhindukira agashaka umushumba wabisigiwe akatura neza, agasenga neza, akabohoka byemewe, agatanga n'igitambo cy'uko yitandukanye n'imbaraga z'abarozi. Ushobora gusanga umugabo ugira umujinya udashira, umutongano udashira, rero ugasanga u Rwanda intambara zidashira kubera ko ibibazo byavutse. Niyo ngo gusa ndamubabare niba nyumvise natore telefone ahamagare nahumure, sinjya amena amabanga mbitse y'abantu benshi, aze tumusengere tumubwire ngo ni imbata y'ikintu runaka ariko kimuzanira n'umuvumo ko uyu munsi abayeho nabi. Niyo mpamvu kuko Imana yamuhishuye ari masenga, yazirose ari no mu masengesho style warakiza. Usanga ari ukwikinisha, usanga ari ubusambanyi, usanga ari ubusinzi, usanga ari ukurwana, usanga ari umwuka w'ishyari, usanga ariko bitavuye mu kudasenga kwe, ahubwo ari imbaraga z'abarozi zakoreje ku buzima bwe, na Satani aramwubikira amubohesha cya kigozi twabonye yuko Satani intwara akoresha kuboha abantu muri prison ye no kugira ngo umuntu yiwe ku giti cyiwe. Yes. Okay. Undi nawe yaratwandikiye aratubwira ati yewe narose nabyaye umwana w'umukobwa. Yarose yabyaye umwana w'umukobwa. Icyambere impamvu biri bungore yari asanzwe abyara, yari atarabyara. Okay. Ntarabyara na rimwe. Okay. Tarabyara na rimwe. Ntabwo arabyara na rimwe, ahubwo n'ubuhanuzi afite yuko azabyara umwana w'umuhungu, ariko we yarose yabyara umwana yarose yabyara umwana w'umukobwa. Afite ubuhanuzi ntabwo mbisobanukiwe neza. Ngo afite ubuhanuzi bwo kuzabyara umuhungu, ariko yarose yabyara umwana w'umukobwa. Ntabwo ndi kubyumva. Okay, reka nkwibarize n'uyu nawe yaratwandikira atubwira. Ntacyo banzu ngenda bigusobanurira. Urota yabyaye umwana w'umukobwa. Ubundi icyo bisobanura. Abanje gusenga, ntabwo mba nkimajya gusenga Imana maze icyo ari byo. Ubundi iyo ubyaye umusore bisobanura amasezerano. Ibyaye umukobwa n'ibyishimo muri we. Uyu muntu
yarose ari nko mubyara cyarose yamubyaye aricyo bita in labor, ni igihe uri kuri mubisi kubyara wamaze kubyara nyine wafungutse nyine we yarose yamubyaye kandi ngo yuko ibyavuga rero icyavuga cyo ushaka gusobanura ko mu buzima bwe imbere agiye kuba mu ibyishimo mu kubaho kwiwe muri projet ze, mu byo ategura, mu byo akora byose agiye kubaho ku ibyishimo muri undi nawe arota noneho yatwise, ntabwo nawe arabyara ariko yarose yatwise, yagiye kwa muganga wasanga yatwise arananezerwa, ariko after agiye mu bufatika nyine avuye mu nzozi agiye mu bufatika usanga wapi nyine ubundi inzozi ntabwo ari ibintu bihari, ni ikitubwira ikize kibizaza. uno muntu warose atwite wadazikime niba kereka yari asanzwe ari umugore, ariko niba ari umukobwa stile n'ubundi ni ibyishimo muri we, ni amasezerano agenda akura nayo ni kimwe dese. Okay. Undi nawe yaratwandikiye aratubwira ati narose hari umusaza uza ashaka kunyaka telefone yanjye, ati umva nkamwihisha akamvumbura kubera ko kitazi kwiruka, ati nkajya ngisiga nyine gutyo ati ariko nakwiruka nkumva nta mbaraga zimpa kumusiga zihari, ati nicura atajyanye telefone kandi atanamfasha. yicura atajyanye telefone atanamufashe. icyambere icyo gisaza ni kimwe n'uramuntu wagiye kuryamana n'umukecuru. icyambere uwo musaza ukuze bivuze n'ubundi uwo mukobwa arashaka kumwambura telefone, kandi telefone mu buhanuzi ni itumanaho ryacu n'Imana buriya. bivuze ngo nawe hari urwaha arimo arwana narwo rushaka kumwambura itumanaho rye, kubera ko hagati n'Imana harimo ikibazo cy'uko ari igihe kizagera communication ikagira ikibazo, kubera ko hari genda kunyagwa ku buryo yorose telefone bisobanura communication. Undi nawe yavuze ati narose hari umupasiteri wanguriye isaha. biterwa n'umupasiteri wari we, pasiteri w'umuyobora mu itorero timenzi kuma ari mu gihe cye. umuyobozi aguhaye isaha ni babyita ngo ni ikimenyetso cy'uko winjiye mu gihe cyawe. undi nawe yarose yapfuye, abona bari kurira. twarabisobanuye ko irose bagushingura twese tuvuga kera, nuko ubu ikibazo nuko abantu bajya hari ibiganiro twaravuze ariko ntibabibona, ariko ntitwanabarenganya kuko si inshingano yo kureba, ahubwo ni urukundo kubikora no kugira ngo banafashwe. ariko twavuze ngo iyo ubona bagushingura cyangwa urota undi muntu bashinguye ku ruhande, bisobanura inyatsi y'ubukene bwa bundi ubura n'amasempo marutaro, ya handi ubura n'icyo urya n'icyunywa kandi ukaba warugeze kubitunga. inama kandi ibintu bitatu bikomeye. tatu y'amasengesho yo kwiriza atarya atamu, byamara agahamagara tukamusengera n'ibitambo hafi kugira ngo Imana ikore ibitangaza, kuko umuvumo muriho, urupfu muriho, karandi muriho, ubukene muriho, mariage ntizakunda. niba uri umugore urugo ruragucitse, niba uri umugabo urugo ruragucitse, niba ukora akazi karagucitse, niba barasubye ngibyo n'undi ubyumviyeho icyo bisobanura. kuko wapfuye se arakora, ntumva ko bakukuye ku kazi. none se wapfuye aramubwira uze ku meza urye, wumva se ko wapfuye mu rugo utagifite ijambo mu rugo wishakiye rwawe. none se wapfuye hari undi buzima agira, ntumva ko ari ikindi kibazo gikomeye kikujeho. ntumva se ko wapfuye atiga, ntumva ko ari amashuri ahagaze. bivuze ngo ni ikimenyetso cy'uko uriho utariho, wararangiye nyine muri makeya. undi nawe yaratwarikira atubwira ngo yarose we n'umuryango we bose bagiye kujya mu modoka igiye gutwarwa n'umushoferi nyine buriya hari umushoferi urugo ruba rufite, ariko agiye gutwarwa n'undi mushoferi utarusanzwe ubatwara, kandi agiye kubavana mu karere kamwe akabajyana mu kandi karere bagiye mu bukwe. abantu bafite agafanta binywera, wowe wazirota n'ufite ifanta inywa, niba atetse inyama rya maguru abiri y'inkoko, niba atetse inyama z'inka ryana n'amagufa n'isosi uhage cyamusinzira. imodoka n'iterambere kuba Imana ibahindura, uvuze ngo hari andi mahirwe izanye ku buzima bw'abatarasanzwe kuko ihinduye n'umushoferi.
muri make inzira bakoreragamo yari imaze gukama kandi ibyo bakuragamo satani yamaze kubimenyera. Imana ibashaka undi mushoferi ubajyana handi bashobora gusobanukirwa ko bagiye gutabuka byo n'ibisanzwe nta kibazo, abashaka bimwerekana ahubwo banasohokana. none ngo ko yarose batageze nyine yavuyeyo itarabajyana, nyine nibyo byiza kubajyana bageze ku cyambere ko barota banga igikorwa nticyabaye byonyine kurotaje n'umushoferi kugira ngo mugende igikorwa cyabaye rero. Uko igikorwa ni uguhindura umushoferi, ni uguhindura icyerekezo. Nuvuga ngo abatwaraga ntaje haje undi mushya bango Eliza plan cyangwa mu buryo kwinzira ya mbere satani yarayimenye. Bafite n'akandi kantu ngo ariko ngo mama yari ivovotaga, nyina wabo yari ivovotaga ati kuki yataje wa mushoferi koko. None se abakecuru bagira iterambere ubundi ngira ngo ntabyo babyumva no yabazwe ngo n'ukuntu yansigiye umwana none ngo niwe uje kudutwara. Ntabwo hari abantu bagumiza ibintu bakagira inzika n'utuntu ntibabyumva terambere atari ku buryo n'ibikima mujya mava n'ibikini n'ikibabana. Ni uko nyine uko abantu bakuze niko bakora, ibyo ni ibisanzwe. Bivuze ngo kwinuba k'umukecuru uko mvaga hari ubundi reka ubundi umuntu ukuze ntagira investment kireka yakoze ari umucuruzi. Umuntu ukuze aba ibintu byo afite bigize gute bihagije. Hano banjye ko hari ijumba mwariye icyo amajimu yajyane ku isoko mwaretse kumwabana hano mwari ibijuma n'imboga ntibihari hazi ko hakenewe n'abantu bagumiriza ibyo bafite ariko batuvuga batakora ko imyaka ntibemerera iyo batabikoze bakiri batoya. Rero ngo umukecuru agereranywa na ya migambi ya kera bumva abantu banyurwa na wa wundi wa mbere cyane ko yansigiye umwana akijo kagitumaza natugeragezo urumva neza. Inama ni ugusenga, kwegera Imana, kwana n'Imana no gutanga ituro rikwiriye rimenya kubara kwinjira mu mugambi w'aho hantu ho. Uyu muntu we ntabwo ari ituro, uyu ni uko biba agiye kubibira umugisha agiye kwakira kuko nta cyubu cy'ubusa kijya gihari. Sifite kumva neza uyagomba kubiba ikintu kiremereye ko agiye kwakira ibintu biremereye nawe. Undi nawe ararota ati narose papa ari kuza kumbaza amagaze hejuru yarakaye cyane ambwira ngo kuki na sevinga ngo mwabana banjye mwe kuki mutiga gusevinga kandi se yarapfuye. Aha rero gusurwa n'umuntu wapfuye ubwabyo ni bibi. Kuko yarapfuye kandi biratubwira ngo hasi hanze mu kuzimu nta migambi nta nama nta no kumenya. Abantu bahasaba nenda kureba ngo uwo mwana arasevinga se ni umukozi ubundi yarakora. Shitani araboshya ntazi gutanga icyacumu uwo muntu, ntazi gutanga icyacumu uwo muntu, ntazi ibintu byose ntabwo ari ucyo ngo ntabwo zavuye ku Mana. Ntabwo Imana yamugije nko kumwereka yuko muri we nubwo ari umupfasha ngo ariko ubwo bugiye nkubwira uko zisobanura neza ngo mbikwibwirire neza. Biravuze ngo Satani yabateje kudasevinga. Noneho nubwo umuntu aje gucyaha ariko n'ibyo banabitse nta kamaro byagize. Murabyumva uyu muntu arasabwa gusenga sise wamusuye. Rega na Shitani arahugura wa mugabo. Shitani Shitani araguhugura ukagira ngo wahuye n'Imana. Ariko wakwirinzaho gake atuburetse akubwira ukuntu urabona nkawe nutange cyacumi n'ibya pasiteri barya nutange igitambo n'ibya besikoro nugira gutya n'iby'ibiki urumva nawe ntugira. Umwana yabwiye ngo ntibigeze basevinga mu rwego rw'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu haje umuntu wapfuye kandi umuntu wapfuye ntamenya nta n'imigambi agira. Araza kubyumva bwiye. Wese reka mubaze akandi kantu keza cyane nako kadusobanurira. Undi yaranyandikiye arambwira ngo yigeze kurota abona yambaye impigi ya nyirakuru. Izina rya Yesu
toka shitani mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyirakuru yarakiriho cyangwa yarapfuye? Yo uwo ntacyo twamubwira, yararangiye. Yuzuye umwuka wera. Kuzuza umwuka wera bikuraho karande. Rega karande n'imivumo ni ibintu biba hafi yawe. Twabonye ko ari ya migozi shitani akoresha mu kuboha abantu. Ushobora kuzura umwuka wera ukajya no mu ijuru, ariko ukabaho nka muntu wanyamutunze yaciye umugani ngo witwa ngo ari umukene, imbwa zirigata ibisebe, ariko ajya mu ijuru ko yajya gutuvungukira, ndetse akifuza no guhazwa n'iby'imbwa zigize gute. Ibyo nta kibazo kiba. Kuzura umwuka rero no kuvuga mu ndimi no kuba twe tureba ibimenyetso byo kubohwa, kuba yambaye impigi, kandi impigi tuzi kisobanura ibyo bitandukanye. Impigi iva mu guhigura, iva mu guhiga n'ibindi. Impigi harimo guhigura, harimo guhiga no guhigura. Icyo amaze guhigura yambaye iranyira kuba ngo yaboshywe n'abadayimoni bakomeye, ahubwo nahamagaye tumuhora. Uwo nguwo ni ukumuhora buri nk'iby'abandi. Undi nawe yigeze kubona yiruka mu ishyamba, ahinguka arenze ishyamba, ngo abona ngo intambara yabaye, agenda arenga hejuru y'inzovu. Cyambere kurorongotana mu ishyamba bisobanura kutagira icyerekezo mu kubaho kwawe. Ko utazi inzira urayoba. Ijambo kurorongotana no kujya utazi amasaha akagufata. Asohotse atayinjira mu ntambara, asanga intambara yarabaye, ari guca mu mirambo ko adafite aho yerekera nawe. Ari no hejuru y'inzovu, ariko babona ngo ahantu ho kwihisha. Numva nyine yakisha ari umuntu ariko yazerere mu ishyamba. Aravuga ngo no muntu ariho umwuka mubi w'uruzerero mu buzima bwe. Burya urugo rwe rurazerera, akazi karazerera, yakora birazerera, ibyo avuga birazerera, byose biri guhuzagurika muri we hirya no hino. Nta kintu kizima yibitse afite cyatuma abasha guhagarara neza. Asaba akwiye gusenga Imana amasengesho y'iminsi 3 yaseke. Yamara gusenga akiriza, yamara kwiriza amaze gusenga agasaba akamusengera, kuko yazerereye ishyamba, asanga intambara yabaye, aceje umuntu wajya kwihisha, urumva ko ntagiye ahagaragara, cyane undi arakihisha. Okay. Undi nawe yaranyandikiye arambwira ati bakozi b'Imana muzadufashe mudusobanurire izi nzozi. Yego. Kubona uryamanye na mushiki wawe ukamutera inda bisobanura ko ari ibyaha by'ubupagani. Icyo bisobanuye cyane cyane ni uko haje mushiki we, ariko muhitemo icyaha gikomeye. Yifitemo icyaha cy'ubusambanyi, yifitemo icyaha cy'irari, yifitemo icyaha cyo mbega nta kibi yasize. Ni ukuvuga ngo umubiri we Satani arawukoresha, abadayimoni barawukoresha. Kuko mushiki we asobanura ni nk'inshuti zabo gusa. Mu yindi nzira busobanuramo ni ukuba ashobora kuba aganira n'indyarya yizera ko ari nzi. Kuzi kubukikana ka nta kibazo, ariko Imana ikamwishura yuko nubwo aryamyaho afite abantu bahuje ibitekerezo n'ibindi byose, ariko atari abantu bazima bo kumwubakira hazaza, ahubwo ari kugira ngo bamugushe mu mitego n'ibyaha. Okay. Undi nawe ararota ati ndota akenshi cyane, ndota nicaye mu irimbi nigunze. Hariho uwo nguwo Imana yamwishuriye ko ariho umwuka w'umuvumo na karande, kuko yicaye mu irimbi, kandi mu irimbi ntibahatura, kandi mu irimbi ntibahaba, mu irimbi si heza, mu irimbi si aho guturwa, si aho kuba. Uno muntu asaba ko tugomba kumusengera amasengesho y'iminsi 6. Kuko urumva arigunze, ariko ampurisi ari no mwiza, agize kwigunga, agize kuba ari mu irimbi. Ni ukuvuga ngo imyuka mibi yatwaye inyenyeri ye. Kuri yanjye hari akantu nza gusorezaho, mbabari uzo ku minota 5 mvuga kandi ngakavuge, kuko niyo nisigaye ugira inama no noneho nderetswe se 5 isigaye zose. Nubwo ngizonere ku minota karabaye. Ni ukuvuga ngo uno muntu ni ugusenga. Uwo muntu umva arabashywe mu buryo bukomeye. Cyambere kuba ari mu irimbi ni ukuboko bwa mbere bukaza. Kabiri kuba yigunze, nta nshuti, nta bantu, ubuzima buramurya, numva no gupfa no kwiyahura. Satani yaramuboshye, imbaraga zazo zamuroshya n'izikuzimu ziramuroha. Ariko reka tuvuge ngo Imana asenga amaso tumufashe, tambi ibitambo tumufashe, kandi Imana imukize muri byose kuko iri mu ruhande rwe. Buriya rero
turacyari mu nzozi ariko tuzabishyira no muri karande ubyibuke umuntu wanjye rero nagenda ashaje nyumvire mbimbikire hafi icya mbere ngiye kubwira hari abantu benshi bitiranya ibintu ariko nubwo nkavuga ndakavuga ndeba ko ugiye kumbaza dusoza hari abantu badasobanukirwa icyo bita ko satani yiba isezerano ryawe ari ntabwo abantu bamenya gushinganisha amasezerano Imana yabahaye arasenga ati Imana yaravuze ndagiye ariko ntayashinganisha kandi akibagiza amagambo y'Imana ngo yemwe abibutse Uwiteka mugatuze kugera ubwo azazana amahoro ibihamvuze bino bintu wemera ko abisirayeli bamaze kugwira umugabo witwa Farawo aravuga ati kugwira n'amaboko n'abagabo ategura jenoside y'abasore cyitwa umugabo wese kubera ko satani yari yabonye ko mu rubyaro rw'Abisiraheli harimo inyenyeri izavuka izatwara Abisiraheli mu gihugu cy'iwabo kugenda nungukira iki kintu nshaka ko tuzagikora mu buryo buri simaze kurura nk'ahantu muri studio simbizi ku buryo n'akantu gaca ku ruhande abantu babyumva kubera ko satani amenya indi zava mwukomeye akamenya ubucuruzi buzavamo ikintu kiremereye akamenya urwego wowe uzageramo agashaka kuzimya inyenyeri yawe ako ashaka kongera akavuga ati iyi nda y'uyu muntu izavamo minisitiri reka nyinige niko ubyibuke ndibona simba ko na minota 5 twahanye ngo Herodi yumvise ko Yesu yagize gute yavutse abwa ati mugende mu ndebe nanjye nze muramya ashaka kumwica arangije amubuze atabana bose n'afite imyaka 2 mushyire hasi kugira ngo yanyenyeri zaducungura nayo izazime ubu dusengana n'abantu bibwa inyenyeri yabo tubana n'abantu b'inyenyeri yabo tubana n'abantu bahomye inyenyeri zabo yari hano ngo Rasheli yanga guhora kubera abantu ati mushyire hasi apfa ko afite ibi ariko agira ngo niyo nyenyeri kumba asanga yamuzanye mu Egiputa ko yazaducungura burya niyo mpamvu umuntu urota umuntu ukurikiranye tuzakiganira icyo bita inyenyeri tukubwiye n'amasasa atararwanyamwe abantu ariko icyo uracyumva akabona ko hari kizagira umumaro agakoresha abagome n'abarozi n'iki bakaburizamo wa mugambi ko muri Mose harimo gucungura Abisirayeli niyo bashaka kongera n'ibitanu yuzuye simbizi umwe wo gusenga mushumba umwe wonyine ariko nibura iki kintu uracyumvise ariko ndabyumvise ariko nzabyumva ukoze nk'ikiganiro ari byo byonyine turi kuvuga kuntu satani y'ibinyenyeri y'abantu arazitwara neza iyerekwa rikanayoba wareseje kwa gatandatu tukazagikora kwa gatandatu inyenyeri zikayoba nkuko ugeze bifuma agatabo k'umugenzi kumbwira ngo mubwiriza butumwa ngo ntiyatera umusaca yafata ahura n'iki hari ayobye inyenyeri kayoba neza baciye kwa Herode yanyabwengera yoba nuvuga ngo inyenyeri ziribwa amateka aribwa amazima buribwa ariko Imana yashobora byose mu izina rya Yesu data wa twese no turagushimiye kuri Imana idukunda tugushimiye ko usobanura byose kumva no gutanga niwo utanga ijwi niwo utanga kuvuga niwo utanga kumenya ni nawe usobanura ibisobanye ni nawe umenyesha byose ukatugirira neza humugisha ubwoko bwawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu nongera asaba kugira ngo uwarose zose umwami abone ibisobanuro kandi je masezerano mu izina rya Yesu urakoze amen shalom shalom sawa ntamenye icyo mbwiye mushuri